Reka nongere ngusuhuze cyane kandi nguhe ikaze udahwema kudukurikira hano kuri YouTube channel yacu, YouTube twabashyiriyeho, uri umuntu w'ingenzi cyane kandi uri umuntu w'agaciro. Kuri uyu mwanya rero, kuri uyu munsi hari amakuru ari kubica bigacicikana, hari amakuru ari kubica bigacika, nabashije kwigira kuri teri mu karere ka Ngoma, mbazana inkuru iteye ubwoba, mbazanira inkuru ariko irimo ibintu bisekeje cyane. Niyo mpamvu ndi kugira ngo wewe uri hano uberetse kuva kuri iyi video tubanze turebe ibyabaye hirya no hino. Aha turi ni mu karere ka Ngoma, umwarimu yafashwe yibye ibiryo by'abanyeshuri, ibyo biryo bikaba byari bihiye, akaba yarabijyanye iwe. Umutwe w'amagambo uragira uti umwarimu yafashwe yibye ibiryo bihiye abishyiriye abana be mu rugo. Wakwibaza ati se niki cyamuteraga ibi bintu, byagenze ute aka kawunga kugira ubundi akipe viratangire kujya kagenda, byagenze bite, ubundi bimeze bite? Reka dutangire twiyumvire. Umwarimu wo mu karere ka Ngoma mu murenge wa Mugesera yafashwe amaze kubika idishi, ubwo ni isahani nini baruriramo ibiryo by'abanyeshuri 10 y'umuceri mu kabati ke ko ku ishuri, avuga ko yari awushyiriye abana biwe mu rugo. Ni ukuvuga ngo uyu mwarimu mu kabati ke ko ku ishuri basanzemo idishi y'umuceri, bamubajije ati se iyi dishi y'umuceri bimeze bite, byayo bimeze bite? Uwo mwarimu asubiza ko yari abishyiriye abana be mu rugo. Ati yakomeje avuga ati uyu mwarimu yemeye ko atari ubwa mbere yari abitwaye, ndetse asaba imbabazi akomeje ko atazabyongera. Yasobanuye muri make ko ibi biryo atari ubwa mbere yari abitwaye. Icyo kibazo cyagaragaye kuri uyu wa gatanu tariki ya 7 Ugushyingo 2025, ubwo umugenzuzi w'uburezi yajyaga mu kigo cy'ishuri mu kigo cy'ishuri cy'uwo mubyeyi yigishamo, agiye gukurikira ikibazo cyari kimaze iminsi kivugwa cy'ubujura bw'ibiryo. Ni ukuvuga ngo abantu baba bamaze iminsi banuganuga ko muri iki kigo harimo ikintu cy'ubujura bw'ibiryo, nibwo uyu mwarimukazi yabashijwe gufatwa ahisha idishi y'ibiryo. Ni nyuma y'uko ababyeyi bari bamaze iminsi bagaragaza umurenge wa Mugesera ko abana babo badahaga, hanyuma umurenge wohereza umugenzuzi. Uwo mugenzuzi nibwo rero yaje gucakira uyu mwarimukazi. Ni ukuvuga ngo abana bamaze iminsi bataka inzara, barabibwiye n'ababyeyi babo ko ibiryo muri make biba bidahagije. Mu bugenzuzi bwakozwe, nibwo umuyobozi w'ishuri yaje gutungurwa no gusanga idishi yuzuye umuceri uhiye iteretse mu kabati k'uyu mwarimu. Uwo mwarimu yabajijwe iby'ibiryo ntiyuzuza, ahita abemerera ko yari abishyiriye, yabihishe ngo aze kubicyura iwe mu rugo. Ni ukuvuga ngo uyu mwarimu yabajijwe iby'ibiryo byaba biri mu kabati ke, ntiyajinganya, avuga yuko yari kubijyana iwe mu rugo. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma Niyonagira Nathalie ku murongo wa telefone twavuganye, yabwiye ijambo ry'umwana ko iki kibazo bakimenye, barimo kugikurikirana. Amakuru avuga ko uyu mwarimu yandikishijwe ibaruwa isaba imbabazi, akavuga ko atazabyongera ukundi. Muri iyo baruwa avuga ko atari ubwa mbere, ahubwo yari inshuro ya 4. Ngayo nguko rero, aha ni muri Ngoma umurenge wa Mugesera, niho habereye ibi ngibi. Abana b'abazisi bataka inzara iteye ubwoba ko badahaga, kumbi abarimu aribo babyihishe inyuma. Yari umuhungu wanyu, umuhungu w'Abanyarwanda. Ciao ciao, it's your boy, it's your channel making. Koze subscribe, ko wakoze share, ko watanze comment, tubane mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ciao.